Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri ino channel, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri ino channel. Abasanzwe bamenyereye ino channel tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye habonetse amakuru tuyakugezaho mu ba mbere. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye ku mukobwa wanyu mukunda cyane w'umuririmbyi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Vestina ubarizwa mu itsinda rya Vestina na Derukas, dore ko ari n'abavandimwe babiri. Murabizi yuko abakunze gukurikirana imbuga nkoranyambaga nta bandi bantu bari kuvugwa sibye Vestina ndetse na Emirene ndetse n'umugabo wa Vestina. Murabizi yuko uyu Vestina hashize iminsi ingana nk'150 amaze kuba yasezerana n'umugabo we imbere y'Imana n'abantu, ndetse bikaza kuvugwaho n'abantu benshi yuko rwose ibi bintu bishobora kuba birimo tena, ariko mu nyuma habayeho saga, uyu mukobwa aza gushimutwa cyangwa se aza kubura akawunti ye ya Instagram. Ibyo uwayishimuse yanditse byatumye abantu benshi bibaza ati se uyu mukobwa ibintu bimeze ute, iryavuzwe riratashye. Uyu Vestina rero ibyo bakomeje kugenda bamuvugaho yuko yatandukanye n'umugabo we, icyo nakubwira cyo amakuru twikurira kuri nyirayo ni uko yamaze gutangaza yuko akawunti yiwe yashimuswe, ndetse uwayishimuse akaba ari we unatangaza ariya magambo yose atari we wayiyandikiye. Ndetse gusa nubwo yagaragaje ibisa nk'aho ari ukuri, ariko abantu benshi bafite icyo bari gushingiraho banavuga yuko uyu mukobwa bitewe n'amagambo yagiye avuga mu ma interview yagiye akora nyuma y'ubukwe, asa nk'aho n'ubundi yacaga imburira. Gusa ikirimo dushobora kuba twakibaza, ese byaba ari bya bindi wenda bitewe n'ibibazo yahuye nabyo direct akaba yahubuka agatangaza ari amakuru, mu nyuma akaza kwigarura nta kintu akiramira, cyangwa se byaba ari kwa kundi wenda, cyangwa akaba ari ukuri akawunti yiwe yashimuswe. Gusa ikiriho ni uko abantu bakomeje kugenda bibaza ati se ese kumbi nicyo cyatumaga uyu mukobwa wacu akomeza kugenda ananuka. Murabizi uyu mukobwa ajya gukora ubukwe yarabyibushye pe, byagaragariraga amaso, wabonaga ameze neza cyane, ariko muri ino minsi uri kubona yuko rwose harimo impinduka. Abandi nabo bakaba bati rero uyu mukobwa nubwo bimeze gutyo, ni uko wenda ari uko akiri umwana, ikiriho ni uko wenda yagize ubwoba, hari utubazo umuntu agenda ahura natwo mu rugo, ukaba wabasha kuba watwihanganira, ariko we kubera ari umwana bikaba byabashije kuba byarenga ubwenge bwe akaba yabishyira hanze. Abandi nabo ati rero ibi ngibi ntago rwose ari igitangaza kuba byabaye gutya, ahubwo ibi bintu bifitwemo n'akaboko na Emirene, kuko niwe wamupangiye yuko rwose agomba kumujyana kuri uno mugwizatunga, dore ko bavuga yuko uyu Idris afite amafaranga menshi ndetse n'ibikorwa bizana amafaranga. Ndetse ikindi cyakomeje kugenda bivugwa yuko uyu mugabo Idris muri kiriya gihugu cy'iwabo afiteyo umugore, ndetse bikaba biri gushingirwaho yuko byaba ari cyo kiri gutera Vestina kuba yanivumbura kuri uno mugabo. Ndetse abandi nabo bakavuga yuko uyu Idris bitewe n'ukuntu imico y'iwabo bafata igitsina gore, uyu Vestina kuba yabyihanganira yasanze nta munyarwanda wabyihanganira. Gusa ikiriho ni uko nyirabyo ntabwo ari wowe wabyitangarije, ni ubusesenguzi bugenda bukorwa n'abantu umwe ku giti cyiwe, dore ko muri iki gihe nyine niyo si dusigaye twubakiyeho, kuko ikijyanye n'amakuru cyo kirategurwa kikanatangazwa, ari nacyo buriya abantu bashobora no kwibaza kuri bano bantu bajya bagira gutya ugasanga amavideo yabo y'ubwambure bwabo bari mu bikorwa by'ibanga byagiye hanze, ariko wareba ukuntu ibyo bintu byakorwaga ugasanga ni nk'aho byari byateguwe, nka ziriya video zo kuri ya mpano. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ati se ya mpano kuki
iriya videwo yagiye hanze, kuki agaragara nk'aho rwose videwo yateguwe igashyirwa mu bikorwa ndetse ko ari ibintu bakoze bameze nko kwishimisha. Ese umuntu yaba yarayoherereje yaba yarayimwoherereje mu buhe buryo? Ibyo byose ni ibyo abantu bakomeje kugenda bibaza ndetse banavuga yuko rwose urwego rwa RIB rugomba gukaza umurego kuri biriya bikorwa, kuko kugenda bahana abayashakaje gusa ahubwo n'abayafashe ku buryo agera mu maboko y'undi muntu nabyo bitewe n'ukuntu wenda ayo mashusho yafashwe, kuko hari amashusho afatwa ugasanga nyine uwayafashe yayafashe ayibye, n'uwayafashwe biragaragara yuko rwose atari abyiteguye. Ariko nk'abantu rwose usanga bari gukora ibintu nka biriya babyoherereza abandi, cyane cyane bivugwa yuko basigaye babikorera bano bagabo b'abagwizatunga bafite imyaka iri hejuru, bashaka ngo kubereka ukuntu ngo bateye, cyane cyane nk'uriya mugore w'umwadeperi ibintu yakoze agaragaza ibice bye by'ibanga ndetse anikoreraho ibintu bidakwiye biteye isoni. Uriya mugore nawe ngo ni uwo yari ari kohereza videwo, mu kuzohereza birangira zigeze hanze. Ibyo byose rero baba bakwiye kugenda babitekerezaho ndetse bakagenda bagarura urubyiruko, dore ko muri ino minsi rwose bisa nk'aho ari ibindi bindi, cyane cyane nk'abantu bamenyereye showbiz yo mu Rwanda. Iyo byageraga muri ano mezi twabaga turi kumva inkuru z'ibitaramo, turi kumva inkuru z'aho byabereye, indirimbo igiye gusohoka, ama award, ariko ubu ngubu inkuru zisigaye zihugiweho cyane ni izijyanye n'imipuri, bagize gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga nibyo byatwaye social media zose. Sinzi iyi showbiz yo mu Rwanda wenda ikintu cyaba kirimo kirabitera, gusa ikiriho ni uko rwose urwego rwa RIB bitewe n'ibi bintu by'imipuri bikomeje kugenda byubaka izina cyane kurenza ibindi bintu byose, bagomba kuzajya bongeramo n'utundi tuntu kugira ati babice bicike burundu, twongere tujye tubona showbiz y'ibikorwa pana y'ibintu bidafite cumi na kabiri, kuko ndibaza yuko showbiz yacu ntabwo yakwamamara ku bintu bimeze kuriya. Ngayo nguko rero, reka ngusabe wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe nurangiza ukandi no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye ziba ziri kugenda zitambuka kuri Kavuyo TV show. Naho njyewe ukugezaho amakuru 5 kwa 5 ni Kavuyo. Abasanzwe babimenyereye bamenyereye ino channel tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politiki, muri showbiz, gospel, sport ndetse tutibagiwe na politike n'imyidagaduro, nk'uko n'ubundi tuyirimo, byose tubagezaho 5 kwa 5. Kora subscribe nurangiza ukande n'iyo nzogera notification, ndabizi yuko ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizaba arimo nanjye ku buryo uzajya ugezwaho amakuru ameze neza cyane.